nuko nagezeyo, amahanga burya aba ari amahanga, nk'ahari abakobwa beza, abahungu beza, rwose amahanga burya aba ari amahanga, nk'ahari inyubako nziza. Ishuri twari tugiye kwigiramo rwose ryari rirenze, ntabwo ryari ritandukanye cyane n'ayo mu Rwanda, ariko mu mahanga burya aba ari amahanga, hari ahantu heza pe! Gusa nkihagera nabonye abakobwa beza cyane, abo bakobwa nakomezaga kubitegereza, ariko nkibuka ko hariho nahaye isezerano ko rwose ntazamuhemukira habe na rimwe. Isezerano ryanjye narigumanaga ku mutima, kuko numvaga ko rwose ngomba gukora ibishoboka nkazagira umugore w'inzozi zanjye, urukundo rwanjye sinzaruhemukire. Ntabwo twari tukivugana, nakomeje kujya mukumbura cyane, burya urukundo ntabwo rujya rwibagirana. Nakomeje kujya mukumbura cyane, ni umukobwa nari naragize isi yanjye, ni umukobwa nari narahaye ubuzima bwanjye bwose. Nakomeje kwigana n'umwete, ariko umukobwa mukumbuye cyane, numvaga sinzi, natekereza uburyo nzamugeraho, numva biranshanze. Nakomeje kwiga cyane, nize nshyizemo umwete ndatsinda, ndetse ku kigo nigagaho babonaga ko ari njye munyeshuri ushoboye, babonaga ko ari njye munyeshuri uri imbere y'abandi. Nakomeje kwiga cyane, abazungu nkabarusha, kandi nta kibazo mfite, nta n'ibyo nikanga. Rwose abantu bose batangiye kubona ko ndi impano yigendera, ndi imashini yo kwiga. Nakomeje kwiga cyane kuko nari mfite intego, ndi kuvuga ati ninsoza kaminuza nzasanga urukundo rwanjye ruracyantegereje. Imyaka yaragiye n'indi iraza, nuko nagarutse iwacu mbona ibintu byose byarahindutse cyane. Nubwo nari mfite amanota meza kandi nkaba naraturukaga mu muryango wifashije, nagarutse mu rugo nsanga mu rugo barakenye cyane. Nasanze mu rugo ibintu byarabashizeho, nasanze mu rugo batakimeze nka kera, nta mafaranga nk'aya kera bari bagifite. Nararebye ndumirwa, natabashije gutekereza kuko nari mukuru, numvaga rwose ari sinzi ikintu cyabaye ku babyeyi banjye. Nabajije ababyeyi banjye ati babyeyi, niki cyabaye kugira mutindahare gutyo? Papa ataragira icyo ansubiza, mama ashidukira hejuru ahita ambwira ati mwana wanjye, mushiki wawe yararwaye, tubona ko nta yandi mahitamo dufite usibye kugurisha ibyo twari dufite byose. Twaravujije amafaranga dushyiraho, twaravujije imitungo dushyiraho, mushiki wawe niwe watumye ibintu byose bisubira inyuma, twatinyaga kumuhomba. Nange numvisha abo bafite, kuko nari mukuru, ndabakomeza ndababwira ati mwihangane, icya mbere ni uko mushiki wanjye ari muzima, icya mbere ni uko afite ubuzima buzima. Narangije kubabwira iby'ibyo, ndangije kubabwira ni uko kubabaza ati ese umukobwa nahanye umutima wanjye ari he? Umukobwa nakundaga cyane ari hehe? Mama yarambwiye atampishe, arambwira ati mwana wanjye, inkuru y'umukobwa wakunze rwose ntabwo iri buze kugushimisha. Mama yarabitekereje, mbona amarira atangiye kugwa, ararira. Ndumirwa, mbonye ko adashaka kubimbwira, mpita nigendera, mfata telefone ndamuhamagara. Muhamagaye, telefone yarasonye, iragira ararangira, ntiyayifata, niyemeza kujya iwabo. Nafashe akanya kanjye ndagenda, njya iwabo, ndakomanga. Nkomanze nsangayo mama we. Mama wabona uburyo nakuze, aransuhuza mu kinyarwanda nk'umuco twese tuziranye, amashyo. Ndamubwira ati amashyongore. Ndamubaza ati mubyeyi umeze uti? Arambwira ati mubyeyi
meze neza cyane. Umubyeyi rwose yambwiraga ameze neza, yambwiraga ubona ko yishimye, yambwiraga ubona ko rwose yishimiye no kumbona. Gusa rwose ibintu byambayeho byari agahomamunwa. Nakomeje kumubaza ati none mubyeyi tubwire, ese mubyeyi wanjye wambwira ahantu umukobwa wanjye ari, sheri wanjye ari hehe ko mukumbuye cyane? Mama we yarandebye aranseka, arambwira ati umbabarire, umukobwa yarashatse maze igihe gito mushyingiye. Kubyihanganira njye byarandenze, kubyihanganira ntabyo nashoboye, nikubise hasi. Mana yanjye, urukundo burya ni nk'uburozi, urukundo ni nk'uburozi pe. Ntabwo nabyiyumvishije, ntabwo numvaga ukuntu twari twarasezanye ko ntawe uzahemukira undi, ariko bikarangira njyewe nyihindutse, bikarangira ubuzima bwanjye bwose narakoze mutegereje, ariko we akaba ataratekereje basi byibuze n'imyaka mikeya. Naguye hasi nza gushiduka, abantu banzengurutse, ndebye mbonamo uwo mukobwa. Numvise nsubije agatima mu ruhande, numvise agatima kanjye kagarutse. Narebye uwo mukobwa rwose ndamukunda cyane, n'ubundi yari ari mwiza nka mbere, ntiyigeze ahinduka. Gusa mbona hari abana bari ku ruhande rwe, abana arambwira ati nabi. Narishimye cyane, ndamubwira ati rwose nubwo abo bana ari abawe, ntuterwe ipfunwe n'ibyo, ndabizi ushobora kuba waragize sinzagaruka, ushobora kuba waragize ngo nzapfirayo, ariko naragarutse, waza tukabana mukundwa. Mufata ku maboko, mbona arandebye cyane n'umujinya, arambwira ati mpfaho. Kunyamagana k'umukunzi wanjye ntabwo byanshimishije, kunyamagana k'umukunzi wanjye ntabwo byampaye ishema. Niyo mpamvu nakomeje kumuhatiriza, ndamubwira ati mukundwa, niweho umuntu nahaye ubuzima bwanjye, niweho umuntu iteka mpora ntekereza, ngwino umpobere byibuze. Umukobwa nagiye kumuhobera ndirukanka, aba aransunitse, arambwira ati ubu ngubu ngiye mfite umugabo w'umukire, ubu ngubu ndubatse. Narababaye cyane, naratunguwe cyane gusanga yarankundiye ko iwacu yari abakire. Naratunguwe cyane gusanga iwacu yarankundiye kubera ko nari mfite amafaranga. Icyo gihe mama yari ari umukire, ibintu byari byarabashizeho. Natunguwe cyane no kubona umuntu nahaye umutima wanjye yari yarankundiye amafaranga. Natunguwe cyane no kubona umuntu nahaye ubuzima bwanjye yari yarankundiye amafaranga. Byarambabaje, natashye mu rugo ndi kurira, natashye mu rugo byandenze. Mama yaje kunganiriza abona ko nihebye, arambwira ati muhungu wanjye, abakobwa benshi niko bamera, abakobwa batari abanyabo niko bamera, bakunda umuntu bamushakaho amafaranga. Ariko wowe muhungu wanjye, ntabwo ugomba kuba nkabo, ntabwo ugomba gukora nkabo, ahubwo wowe ugomba kuba umwana muzima, ugomba kuba umwana warezwe. Narababaye cyane. Mama yakomeje kumbwira amagambo y'ababyeyi ambwira ati wowe ufite diplome, ufite amashuri meza, ufite amadigiri ndetse narakwigishije, wowe shaka akazi witeze imbere, aho iby'abakobwa bo ntubiteho umwanya wawe, ntubiteho igihe cyawe. Mama yarankomeje numva ndakomera,
umutima wanjye wasubiye nk'urutare gakera. Umutima wanjye wahise wivanamo urukundo rwose nari mfite. Naragiye ndakora kubw'amahirwe nabonye n'akazi keza. Akazi keza nabonye, umushahara wa mbere nawuhaye ababyeyi banjye, bongera bisubiza ku gihe. Umushahara wa kabiri nkuha ababyeyi banjye. Nakoze umwaka wose ndi gukorera ababyeyi. Ababyeyi maze kubaha amafaranga y'umushahara wanjye, nabo bisubije ku murongo. Bongera gukira nka mbere, bongera kugira ubutunzi nka mbere. Nanjye nkomeza kwiteza imbere. Icyo gihe nari ndyohewe rwose, nari maze kubona amafaranga. Nari maze kubona buri kimwe buri musore wese aba yifuza. Mu bintu byantunguye, nari ndi kwitemberera mu modoka yanjye, nahuye n'umusabirizi arantungura. Ushobora kwibaza ni kuki yantunguye? Nasanze ari wa mukobwa wankatiye. Ese uyu mukobwa wamukatiye ni gute yisanze yagiye kuba umusabirizi ko yari umukobwa ukiri muto? Niki cyatumye bigenda gutyo? Ko yari afite umugabo umwitaho, ko yari ufite umugabo w'umunyamafaranga. Aha njyewe ahangaha rwose ndumiwe. Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya gatatu kiraba cyageze kuri Sharif TV ejo. Niba tubana utarakanda subscribe, bikore nonaha. Like, share na comment ni inkunga kuri twe. Ndabashimiye, reka duhure mu gice cya gatatu.